ibya Alexandre Isaac muri ekipe ya Liverpool baravuga ko ibyitwa ibiganiro rwose verbal agreement imeze nkaho byarangiye. Uyu muvandimwe agomba kuza muri ekipe ya Liverpool avuye muri Newcastle, umusore w'umunyaswede ariko ufite inkomoko muri Eritrea. Bikaba biri kuvuga yuko ashobora kuzasinya amasezerano y'imyaka igera muri 6 yose akinira ikipe ya The Cops, ni ikipe ya Liverpool. Niko bimeze kubera ko n'ikipe ya Newcastle yamaze gutera mu ikipe ya Fulham bagiye gushakayo Rodrigo Muniz kugira ngo aze gusimbura Alexander Isaac, kubera ko ekipe ya Newcastle ikisigaje gusa cyonyine nuko ekipe ya Liverpool imitinga cyangwa se buzuza amafaranga ekipe ya Newcastle irimo irifuza kuri Alexander Isaac muri irusange, kubera ko ikibazo cyonyine cyari cyabaye nuko ekipe ya Liverpool yo yabwiraga ekipe ya Newcastle ko baza kubahereza miliyoni 60 z'amapondi, mu gihe rero ekipe ya Newcastle yo iri kwifuza miliyoni zirenga 70. Hanyuma Liverpool ikababwira ko kuri izo 30 zonyine bashobora kuba bashyiraho adds on za miliyoni 6 zonyine, bibundi bikazatwara miliyoni 66. Gusa rero igihari cyo kugeza ubu ngubu nuko ekipe ya Newcastle mbere yuko nubundi ekipe ya Liverpool itangira kuvuga ko gushakisha witwa Alexander Isaac, ekipe ya Newcastle yamushagagamo miliyoni 150. Hanyuma ekipe rero ya Newcastle nyuma yuko ibonye ko umukinnyi Alexander Isaac yeretse ko atagishaka gukomezanya nayo muri no sezo, kandi buryo umutoza ntiwagumana umukinnyi wakweretse ko atagishaka gukomezanya nawe, amafaranga baragabanyije bageza baramanura neza bageza kuri miliyoni 100 muri irusange. So ubwo rero ibiganiro biracyari hagati kureba niba ikipe ya Liverpool ishobora kuza gutopinga ikava muri izo 63 yatangaga ikagera mu 100 kugira ngo nibura ikipe ya Newcastle ibashe kuba yarekura Alexander Isaac. Ariko ibirebana n'umushahara nibyo yazabwa n'ikipe ya Liverpool byo byarangije kumvikanwa. Kabara ko emese. Hanyuma Irene muzini transfer zero zivugwa, abantu baribaza aho Oli Watkins umusore w'ekipe Aston Villa ndetse na Benjamin Sheshko aho bigeze muri ekipe ya Manchester United n'ikibura kugira ngo basinyire ikipe. Mu rugendo rwo gushaka umwataka ku ikipe ya Manchester United, ikipe yashyizeho delegation nini cyangwa se ikipe ngari yo gushaka umwataka. Ikipe rero yagiye igera ku bataka bagiye batandukanye, hari abageze kuri uyu Benjamin Sesko. Gusa uyu Benjamin Sesko ikirimo ubiri imbere cyangwa se urukuri ni ushinzwe Rukristo mu ikipe ya Manchester United witwa Christophe Viver. Ni umugabo wabaye mu ikipe ya Red Bull Leipzig, ari technical director, yabaye mu ikipe ya Red Bull Salzburg naho yagiye anyuramo. N'umugabo wabaye umusikawuti mu makipe menshi, yanyuze no mu ikipe ya Chelsea. We arifuza uyu mugabo Benjamin Sesko akifuza ko bakora swap deal, nubwo ikipe ya Leipzig iri kumuhenda cyane hafi miliyoni 78 z'amayero. We arifuza ko bakora swap deal, akaba yagira umukinnyi wundi atanga, wenda akaba yabahangagari naco bakaba bamuha uyu Benjamin Sesko. Naho kuri Oli Watkins we niwe umutoza ari gushaka muri wa mujyi wo gushaka abitwa ba Premier League prove cyangwa se babataka bagaragaje ko n'ubundi bamenyereye Premier League, kuko no mu mibare ya Oli Watkins zirabigaragaza mu mikino 184 yakiniye ikipe ya Brentford, ni ikipe ya asanzwe akinamo n'ubundi mu mikino 180 ya Aston Villa. Mu mikino 184 yatsinze ibitego 75, atanga assist ya muri 34, hafi uruhare rw'ibitego 109 mu mikino 184. Uyu we niwe Ruben Amorim ashaka. Gusa ikipe ya Aston Villa yo iri kubabwira kitamugurisha. Rero bari kureba ko bakomeza ibiganiro, bakaba bagenda bareba ko hagati y'aba babiri Benjamin Sesko n'uyu Oli Watkins bazanamo umwataka umwe mu ikipe ya Manchester United. Ubona ko Vivera aryamye cyane kuri Sesko navuga ko nk'umukinnyi azi cyane kuva muri Strasbourg kujya muri Leipzig, aho hose n'umukinnyi azi n'uburyo yagiye azamuka. Vivera ubona ko aryamye cyane kuri Sesko. Gusa ekipe ya Leipzig nayo amafaranga iri kumifuza miliyoni 50 z'amayero, ndetse yewe na adds on, ndetse yewe hakajyamo option yuko ahandi yazagurishwa hari amafaranga ikipe ya Leipzig yazahabwa. Cyo kintu cyuko amakipe arimo arahenda ku ikipe ya Manchester. Nabonye ko kuri iri soko ryigura n'igurisha
abakinnyi nka Mbeumo no kuzamwishyura mu byo twita mu bipengeri cyangwa se mu byiciro. Ino kipe ya Leipzig rero n'ibiganiro birimo nicyo kintu barimo cyo kureba ese nitunemeranya no mafaranga muzemera ko tuzabishyira mu byiciro bigera kuri bine. Ibyo biganiro nibyo biraho ngaho gusa ku mukinnyi Cesco Viver we ibimureba nk'umukinnyi Viver baraganiriye byose byararangiye. Igisigaye ni ukureba uko ikipe ya Manchester United noneho ku mafaranga Leipzig yifuza Manchester United izayabishyura, ariko Manchester United iri tayari kwishyura amafaranga icyarimwe no kuzayashyira mu byiciro. Ikindi twahuza nuko mu byifuzo by'umutoza yavugaga ko akeneye rutahizamu umenyereye Premier League. Icyo yifuzaga cyane. Nicyo yifuzaga cyane. Bisobanuye ko nyine icyifuzo cyo kuba yabona rutahizamu cyari gihari. Benjamin Sesko ni umusore urebye kampu ye ntabwo ivuga cyane. Ntabwo ivuga. Ntabwo ari kampu ivuga cyane. Ni abantu batuje, ni abantu ubushobozi bwabo barabuzi. Imibare yabo igaragaza ko uyu musore amaze gutsinda ibitego 39 mu mikino 87 akinira Leipzig. Amaze gutsinda ibitego 16 mu mikino 41 akinira ikipe y'Igihugu Slovenia. Kuri poste ya rutahizamu ku myaka 22. Ariko kubona wamara ikintu aruvuze mu kanya nk'uyu musore ni Newcastle mutwaye ngo ni ikintu cya mbere baganirije umutoza cyane ku bushobozi bamugako basigaye nde akagira akamaro kwa Newcastle cyagenda bite. Ikindi sinzi impamvu ino kipe yo mu gihugu cy'Ubudage ibintu byayo bikunda kumenyekana cyane. Ndibuka kuri transfer y'umusore witwa Dominic Szoboszlai uko byagenze kugira ngo Liverpool imutware n'akantu kibanga Liverpool yamenye gusa kari gakubiye mu masezerano ye ihita igenda direct itimutwara. Uyu musore nawe igiciro cyari kiri kwijana ararini cyari kiri miliyoni 100. Ariko ejo bundi niho byumvikanye ko hari amasezerano yagiranye mbere yuko ngira amasezerano yagiranye amasezerano n'ubuyobozi bw'ikipe ya Leipzig ati igihe cyose kwigihe cyose naba muzane gusa hafi 60-70 barabyemera. Ariko Leipzig iravuga ati ariko turamutse tubonye indangare tuzayica ijana. Ati ariko niharamuka ajirise none iganira neza. Urumva Beni amakuru ya Leipzig Viver ntiyayabura. Yaje avuyemo hariya bivuga ko byabaye ngombwa ko uyu musore na kampu bongera kwibutsa ikipe ya Leipzig ko gentle agreement yabayeho bigize no kuyubaha binyuze umugabo witwa Elvis Basanovic kuko babonaga deal Arsenal yanze kubera ko Arsenal yabanje gukomangayo. Elvis Basanovic niwe mu agent uyu nguyu ava muri company yitwa bafite agency yitwa Pro Agency Pro Transfer Agency niyo bakora atorokamo rero yagarura n'umugabo witwa Elvis ni umuntu w'umunyamadiru cyane kuko yabaye umusirikare mu ngabo zo mbere y'Ubusoviete busenyuka curuzaga zahabu yasawe yari umusirikare ukomeye cyane. Rero niwe nawe mu agent w'uyu nguyu. Urumva hari ikintu cyabaye uyu musore yafashe no kipe ya Red Bull Leipzig kubera ko hari igihe cyageze mbere ku gikombe cy'isi gitangira cy'isi cy'Uburayi ibintu nk'ibyo Arsenal nakigiye kumugura igikombe maybe hari cy'Uburayi. Arsenal nabo ibyo bikunda kushaka kuba yamugura ariko birangira itamuguze yongera amasezerano. Icyo gihe yongera amasezerano Arsenal igiye mushakaga cyane pe. Aya masezerano yongeye kugira ngo azagurishe n'abara ku gaciro kari hejuru yakwera ari icyo gihe. Afashe ni ikipe Red Bull Leipzig ko yakora business nziza. Arsenal igarutse yaciye miliyoni 100 ariko ukabona ibiganiro bya Arsenal mu kubitwara mu buryo butandukanye. Ugasanga dosiye imwe iri kwa Cisco indi ugasanga iri kwa Gyökeres. Baravuga ati niba barimo kugereranya ngo twebwe ka tubacijana niba zitanga bazaza bagutwaye nta kibazo kuko bonaga nyine ari umukiriya usa nkaho afite na option ya kabiri. Option ya kabiri yaba rigira priority n'ubundi birangira atwaye Cisco. Ariko uyu musore abona ko isoko ry'Rwanda n'igushusha ko ryarangira atabonye umukiriya kuri cya cyo cy'ijana cya miliyoni 100 zigumaho. Asaba kampu ko yakongera kwibutsa equipe ko ari ibiganiro bagiranye byuko agomba kuba babanurira igiciro mu gihe cyose haza umukiriya bigaragara ko yiteguye kugura. Niko byagenze n'ubundi ikipe ya Manchester ikomeza kugenda ikurikira dosiye y'uyu muhungu. Newcastle maze kubura Ekitike nayo yinjiramo cyane. Arsenal rwo yamaze gusa nkaho bivemo maze kubona Gyökeres. Ariko uyu munsi abigeze ikipe ya Newcastle n'ubundi ikirimo kuzira nicyo zize kuri ubwo Ekitike n'ubundi ryazi nubona ko itaremereye igereranyije n'indi kipe mu gushaka. Newcastle iremera ko yanatanga amafaranga ashobora ko yanarengaho bijyana n'ibyo Leipzig igikora ariko umukinnyi ntabwo interested. Yego uyu mukinnyi we yiteguye kujya kuranga kwa Manchester uyu munsi ng'ibyo biganiro bakoze. Uyu n'umusore we uburyo arimo gukoresha ntago ari bwa muri Ford tuyabwa Zlatan
we ni uburyo bwo kubaha ikipe arimo niyo azajyamo. Uyu munsi bamusanze kuri ka aho bakoraga imyitozo, arasohoka aragenda ajya kuganira n'abaturutse kwa Manchester, arongera asubira muri gahunda za ekipe. Ubwo abaturutse kwa Manchester bakunze kujya kuganira na ekipe, ari nabo byanaturutse yuko ibiganiro bisa nk'ibirimbanyije. Hari abaye ikindi kintu mbere gatoya cyo kubona na kampu y'uyu musore ndetse nawe bwite muri ofisi zabo, abanza gusobanurirwa neza umushinga no kumumara impungenge, kuko iyo haje ikintu kuvuga ngo twe abayobozi turagushaka ariko umutoza ntarabyumva neza, bisaba kwegera umukinnyi ukamusobanurira neza ukuntu biteye, kuko ayo makuru nayo ni umuntu amugeraho. Habaho kubanza arasobanurirwa umushinga umeze gutya, nubwo ibi ngibi bimeze gutya, uzakoreshwa muri ubu buryo, umutoza twaganira ibi n'ibi, uzakoreshwa muri ubu buryo, umushinga tugufiteho n'uyu nguyu, ndetse n'ibyo uzatanga twe twiteguye gutanga n'ibi ngibi. Umukinnyi ku ruhande rwe arabanza arabimenya na kampu ye. Ibyo ngibyo United yakoze aciyemo umunsi umwe, Newcastle iraza arabikora, naiza kumusobanurira gahunda yabamufiteho, icyo bazamutangaho byose, imishinga y'aya ma ekipe. Uyu musore na kampu ye babanza kubicishamo amaso, aba ngaba banzura ko umushinga wa Manchester United ari babona wajyana nabo na gahunda zabo, nibwo bahisemo batangiye no kugera bahereza green light ikipe ya Manchester kuba yabasura, kuba yabona n'ubuyobozi ku buryo bweruye, kubera ko bamaze kunyurwa n'umushinga wabo. Uwa Newcastle wabahereje tukwiza ko no munsi nta kindi kintu bahinduyeho, bisobanuye ko uyu musore atazigera wemera uwo yemera wa Manchester United. Kugeza kuri uyu munsi wa Manchester, ikigaragara nuko ibiganiro aho bigeze byahurijeho yaba uyu musore kurumva bamunyuzeho gatoya, bakomeza kujya kuganira n'ikipe ya Leeds ijya ibyo biganiro. Ejo dusaba kumenya icyavuye mu biganiro cyaba ari cyiza ku mpande zombi. Gikomeye umufana wa United yamenya nuko uyu musore yamaze kuba top priority, byamaze kurangira kuko ibyo birahagije. Habayemo ikintu cyitwa habayemo muri Manchester nyine nyuma y'ibiganiro byo kumvika ku mutoza Ruben Amorim ko byarangiye baselectinze hasigaramo abantu babiri, hasigaramo uyu nguyu ndetse na Wally Watkins. Harimo rero nk'ikintu navuga umuntu witwa Viver yakoresheje cyane, bakoze ikintu twakwita ngo ni nk'ikizami cy'imyumvire ku mukinnyi. Viver ngo abazane report igaragaza ikizami yari yarakoze muri Leipzig bakise ngo ni nyine cyo kureba mentality ye, uburyo ngo yumva ibintu vuba. Yabazanira exam yari yakoze mbere ko joining Leipzig. Rero kuri Luis Diaz yaragize umwaka wo kubyazwa umusaruro, haba kuri we no kuri ekipe umusaruro yabonye igikombe, ariko nagomba kumugirira akamaro mu buryo bw'ibyo yakira cyane rwose. Agenda ufitemo n'abakinnyi baba baraje guhaha babashaka amafaranga, iyo abonye bamurengereza igihumbi ku kindi, aho hantu arahumva akabatega amatwi ibyo baganira. Rero ku ikipe ya Bayern Munich in terms wenda y'ibihembo bimaze iminsi bitari byiza ku mugabane w'Uburayi, ariko muri Bundesliga cyari Bayern Munich ni n'ikipe mu bigwi n'ibintu n'ubukombe birayingayingana Liverpool, ariko n'amakipe yo ku rwego rumwe ku mugabane w'Uburayi buhanganye nako barabuyingayingana baye ku rwego rumwe, ntago batandukanye cyane ku bigendanye n'ibikombe by'imbere mu gihugu byo shampiyona, ntago ziri ku rwego rumwe, ariko nako Bayern Munich yageze hose kubitwara neza. Ntabwo ava ku rwego amanutse n'undi arakeye ku rwego rwiza, ekipe yamutwaye n'ikipe nziza, ariko icyo iterambere cy'umuntu yakwifuza buri muntu wese, iyo umuntu akwiye ngo uzagenda uhaha uronke, nicyo umuntu ngo yamubwira agiye guhaha aronke rwose. Yahawe nimero 14 nizazajya yambara mu mugongo mu ikipe ya Bayern Munich, uyu musore witwa Luis Diaz. Nyuma rero kumusezera, nyuma yuko nawe asezeye abafana, ubwo Liverpool rero imikina n'umukino wa gishuti mu kanya kino ku saa sita n'igice twabonye ikina na Yokohama, twabonye miliyoni 150 yatsinze. Ngiye cyane cyanshimishije aka kahungu bita rero nguwemo, nimba ari nguwemo aramubwe n'umuntu uramwana zayibaza cyane umuntu ukomeye, umuhungu witwa Ngumaho afite uburyo afite confidence, Rio atwara umupira nta kibazo afite, none ashaka kureba abagenzi be aragati mafasha umupira afite ikize cyo kugeza mu izamu, nimureka ngugezeyo. ari selfish cyane, ari umwana agomba kubikosora. Anyibutsa Raheem Sterling, Brendan Rodgers amu umwanya muri 2004. Ikintu namukundiye fuwa nuko ahantu ho gutanga pasi ahamenya, ariko nagerageza kuba atanga ndagerageza amahirwe yanyine mu izamu, ariko nibyo niko ntago umuvanga kwanza kugira baryamisha ku ruhande akakura agashaka umuntu ahereza baro muri vide. Hira match ya AC Milan yo ikina yari umukinnyi na kuri ariko gukora cooperative cyane, ariko kuri uyu munsi wanagarika ngerageza nanjye ibyanjye aza kubona n'igitego. Rero umukinnyi nk'uyu nguyu burya abakinnyi batayizama kenshi buryo buri mufana wese umureba aba yifuza ko yagerageza uburyo gushuta izamu, kurebana n'umunyezamu. Umupira uryoshye, akina umupira uryoshye w'amacenga nuko ucenga arawuzi. abakinnyi biriya myanya baciye muri Chelsea ikunda kugira amahirwe gusohora atara nk'izi ngizi, irazigira pe
nuko itagize z'abakinnyi b'Imana nk'ingi noneho n'umupira mwinshi ku maguru Ariko ubona ko ngo Liverpool zigura ibe. izunguka umukinnyi muri squad harimo nyine ni intamenya wa mugani ariko yiba Chelsea yaragurishije ngo umuho nako yarivumbuye ntimufate neza akajya muri Liverpool ikagura Gintenzi yaba ari umufite inga mwiza waya uyu mwana uyu mupira akina Liverpool igiye kuenjoyinga mwinshi cyane umwana witwa Riyo Ngomaho n'umukino mwiza cyane kwa ubwo umutoza bushize urabizi ko umukino utari wagenze neza umukino wa mbere kuri Mirase kira n'ikipe ya Mirase ntabwo byagenze neza ubu rero muri gahunda yo kwitegura neza Florivitz yatsinze inshuti yawe yatsinze Nyoni n'abagenda ariko n'abagenda rwose Riyo Ngomaho nawe aza kuza gutsinda igitego cyiza ubundi buriya inkuru iri muri Liverpool nuko Florivitz yatsinze buri ibindi byose byaba byashoboka urebye ko umutoza yari yayitangije mu Mardashivure ari mu izamu Konate na Van Dijk batangiye hanyuma Bradley ndetse na Milos Kerkez hanyuma hagati mu kibuga yaratangije Ryan Gravenberch ndetse na Dominic Szoboszlai uruhande rumwe rukadigo kupo urundi Mohamed Salah hanyuma Hugo Ekitike n'umugongo we Villeneuve arayitweretse ariko yarabonye ko ino kipe tuzashobora kuzayibona mu kibuga imeze gutya wenda Riyo Ngomaho wenda atari mu Izakanaza nyine Izakanaza Ngomaho ntabwo yatangiye n'undi yatangiye Ngomaho yagiye asimbura yasimbuye abangomaho yatangiye n'undi yateye ikipe yose yivanyemo uretse umuzamu gusa yatangiye rwose urayumva mu ishusho ya Premier League uretse umuzamu gusa ariko Makarisa adahari yakunda se Makarisa yaratagiye nabo ngabo birashoboka ko bashobora kuba hari ahantu agomba kuba ashaka umwanya agomba ashaka ubirebye neza uko byigana abantu badafite umwanya uhagije ubirebye neza wabona ko ari ishusho ya first team muri uyu mukino ngendeye kuri iyi ngiyi wabona ko ari ishusho ya first team 90% ni abangaba kuko urumva ko hakinemo Makariste na Busa ukibona Konate ukabona Van Dijk ukabona Bradley ukabona na Milos Kerkez uhita ubona ko ni ishusho ya first team umutoza Mardashivure nawe birashoboka kubera azavamo azasuramo bose azasubiramo ko Mardashivure azakina bose yaragiye muri 2010 ikiza cya bose ntiyamara sezo 2027 azaba titulaire bose azagaruka mu izamu rye hanyuma undi muntu uzahanganira umwanya ni Bradley ndetse na Frimpong sinzi wazahitamo ariko Szoboszlai azaha umwanya Makarista Ekitike yereza umwanya bose abavuye muri Newcastle izaba yuzuye Frimpong nabonye ukina nko mu winga mu defenseur yanatanza ikiza no abakinnyi bashyashya ba Liverpool bitwaye neza impression ko na Frimpong yatanze umupira uvuyemo igitego cya Trey Nyoni noneho na Vets yatangiye arinkinga neza na Mohamed Salah umupira uvamo igitego abona ko bagomba gukosora amakosa ko match yaseme yari mbi cyane noneho George Madashvili atanga igitego nka kiriya byazanye isura mbi kuri Liverpool muri hari ikindi yaratanze arabuza gato hari ikindi yaratanze arabuza gato nuko yabaye ko hamwe ariko bizakunda gato gake kuko inkunduka yazikoze yagerageza gushyiramo n'abandi ba Curtis Jones mbene azarwaza umutoza umutwe ariko se umutwe azamurwaza gute kandi ahubwo ari umukinnyi wamaze gukonfirima arakonfirima mu kibuga hagati ntabwo ikibazo mfite azakina hehe ntabwo mu kibuga hagati nitwa Curtis Jones kazarwaza umutoza umutwe none utekerezaho Curtis kuri sezo aba ari munsi y'imikino 20 niyo azagumaho gutyo se asimbuye agera soka de gushaka abatiti ihagije ko amaze kuba umukinnyi mwiza pe 20 muri Liverpool irahagije Curtis wamaye 20 mwana w'ikipe ntabwo byamara akazi ariko amaze kuba umukinnyi mwiza umukinnyi mwiza ariko kuri level y'abandi bahari ajya gukina umusimbura kuri level y'abandi bahari cyeka nagira kuba umusimbura ushobora kubona imikino 20 kandi mu marushanwa yose ukina muri Premier League ukina muri Champions League uko hano Curtis we abera n'umukinnyi mwiza ni game changer umukinnyi ushobora gufasha guhindura umukino agakinnyi keza cyane ntabwo uri umukinnyi watandukana nawe ariko urebye ku bandi bahari ni umukinnyi w'umusimbura kandi abantu groupe bakeneye ntabwo abakinnyi bose baba bari ku rwego rumwe babanzamo kandi kuba Makarista barinjiye akazamo ngo basobi bakagenda binjiramo akabaje n'andi mediateur biragoye ko yazabona umwanya wo kubanzamo cyeka nagira umutwe nkuru wa munyezamu wigire muri Brentford akavuga ati ndashaka kubanza ibyo gusimbura igihe cyo kugenda kiragera kuri Curtis ari under 23 nibareka bakina kuko bisanzwe hari n'igihe n'umwaka w'imikino uza ugasanga ari umukino w'urwego rwamanutse wari rwazamutse tufatishwe tukomeza ya ability yo kuba game changer ngira ngo ishaka n'umukinnyi w'igitangaza Curtis umukinnyi mwiza cyane zakinye imikino 33 umukinnyi mwiza uwo mukinnyi saho ubwo akirasone yamoye breakthrough kwa yatangira mu ikipe y'igihugu mwaka ushize none iyi match katenge nabonye natangiye kwibaza umukinnyi mwiza natangiye kwibaza ahubwo se Ryan Gravenberch nako nuza uyu inshuti yacu Dominic Szoboszlai kufite ugomba gukora cyane kugiye guhanga n'abantu babiri hano hamwe mu mwanya uyu muntu witwa Curtis azagurwaza umutwe umuntu witwa Villeneuve ni sase nkani Villeneuve birazategura n'uryo zamukiye uri sase nkani miliyoni nago yabanza hanze ku bijyanye n'umuzamu umunyezamu yasabye uruhushya
pasiteri rwo Ku kujya mpamvu ze. gukemura ibibazo muri Brazil. pasiteri yagiye mu rugo kureba ko Umutoza zaza yasobanuye ko n'ubundi umukino yawufata nk'umukino wa gishuti, ati dufite undi muzamu ugomba kuza kumenyera amadashiviri kuri Alisson twamuhaye uburenganzira bwo kugenda kugira ngo ajye gukemura ibibazo bye. Ati iyo umuntu afite ibibazo bye aba ari ibye kandi ntukeneye kubyinjiramo, uba ugomba kumuha Akajya umwanya kubikemura. wo kujya gukemura ibibazo by'umuntu n'iby'umuntu ku giti cye. cy'umuryango none Umuzamu wabo nimero ya mbere. yarataye muri kampo aragenda rwose. Umunyamakuru amubajije ikibazo aramubwira ati Slot ko ubibona ko iyi defense yakenerwamo abantu ukaba uri kubaka ubusatirizi gusa, defense ntacyo uyitekerezaho. Umuvandimwe aramubwira ati rero mfite hano abakinnyi, mfite Virgil van Dijk, mfite Reece Williams, nawe mbona yahaye mfite Gomez we ntaragenda kubera ko afite akabazo ntari mu myitozo, ariko aravuga ati mwibuke mwibuka ko mfite undi muntu w'umudefanseri ahangaha nshobora kuzaha umwanya muri defense yitwa Wataruendo, ati nawe ashobora kuhakina. niba ushize niwe yamukoreshejemo match nka zingahe. Biragaragara yuko iyi defense ya Liverpool nta muntu uzayinjiramo. Watoriyendo bamuzanye ari umukaseri ariko abura umwanya hari ahantu kandi biragaragara ko Wataru atazana nadakina muri Oya, defense arakina. ariko yakina. yigeze no kubamukinisha, yari amukinisha muri Axe Centrale. Hari match match nibuka yatangira yanatangira League Cup igihe cya FA Cup. Hari match yatangiye nuza Wataru muri Axe Centrale kandi atera neza. icyiza gihari rero nuko bigaragara ko ukuntu atashobora kugumana nabo no sezo Oya, azagumana n'amasezerano azayongera. kiri positive, ariko buriya hari mu mupira w'amaguru nabonye ikintu bita factor chance gikunda gufasha amakipe menshi ariko ntigihora nkuko nyine nta n'uwateganya ko kiza kuko nyine ni ibyago biza giturumbuka. ariko kuri Liverpool ubona ko niba Virgil van Dijk ugize imana akaguha sezo nziza, ukabona Ibrahim Konate aguhaye indi, nta bibazo bagize. Gomez yaramaze ibihe byose yibereye mu mvune ntabwo yigeze aboneka cyane, urekuye uyu mwana Gerard Kwanza wanze kujya ku isoko ry'umudefanseri, wowe wavuzweho ntabwo urimo kumuzana n'uwo mudefanseri w'ikipe ya Crystal Palace, asigaje seze zimwe, urasabwa miliyoni 50, urimo urakora investment iri heavy mu gice cy'ubusatirizi. Wakabaye unakora n'iyo balance, niba na Mediano yongereye imbaraga, niba dumo turashima Wakati Jones bazamuye urwego rwabo muri defense, nta muntu tubona bazamuye urwego wo kunganira abo ngaba hari. Nkuko tubona mu kibuga hagati Curtis Jones yaza gufasha aba bagana fere ba Makarista, twakabaye tunafite n'undi mwana tuvuga tutangaho twetse ko wamukoresha n'umwaka ushize aramwizeye mu mwanya kwa Liverpool uyu munsi naho hari. Ese ibyo byago bikugwiriye ko ntawe bifitanye garanti nawe cyangwa se bifitanye n'amasezerano nawe ngo bizaza uyu munsi cyangwa bizagenda iki gihe, ukagira ibyo bibazo aho Virgil van Dijk yahagararaga hazagarara nde? Ese kuna tuwagize ikibazo kuko niba umaze ibihe n'ubwo akaba ataragaruka mu kibuga Gomez uri yagiye aba mwiza ari uko asanze Virgil van Dijk bagakina mu kibuga hagati. Muri ibyo bibazo byose Liverpool yagiye igira, ntabwo nzi Gomez waje agakina ngakore partnership na wenda na Konate cyangwa undi defense ubizi nka Konate ba matipu icyo gihe baba bahari, ntabwo yigeze bibaho. Akenshi yaza agakina nawo mupato muri defense uhari n'ubundi n'abandi bagenderaho nakaza akabikora bigakunda. Ese ugize ibyo bibazo byagenda bite? Mbona ari ikintu yimye ku isoko biramutse rirangiye gutya ateganya kazazamo Wataru Endo, hari imbaraga y'abayimi